Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Bifurije kugira umunsi mwiza. Ni munyeme dusangiye amasomo atagatifu Kiliziya umubyeyi wacu yateguriye kuri uyu munsi. Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cya Tobi. Umunsi umwe Tobiti yatashye ananiwe, amaze guhamba abapfu, arambarara hasi iruhande rw'urukuta. Ibyamubayeho abivuga agira ati, sinari nzi ko hejuru yanjye mu rukuta haritsemo ibishwi. Nuko amatotoro yabyo araza agishyushye, angwa mu maso, maze azamo ibihu byererana. Hanyuma njya kwivuza mu baganga, nyamara uko banshyiragamo imiti, bya bihu byererana bikarushaho kumbuza kubona. Bukeye ndahuma ndatsiratsiza, nuko mara imyaka 4 yose ntabona. Abavandimwe banjye bose birabashavuza, maze Ahikari antunga imyaka 2 kugeza igihe agiye muri Elimayide. Muri icyo gihe umugore wanjye Ana apatana kuboha imyenda no kudoda, uwo abikoreye akamuhemba ikimukwiye. Nuko ku munsi wa 7 w'ukwezi kwa Distori yuzuza umwenda awushyira abawumutumye, maze bamuhemba ikimukwiye, ndetse bamugerekeraho n'agahene bakamuhaye ku buntu ngo tukarye. Ageze imuhira, ka gahene gatangira guhebeba, maze ndamubaza nti, ako gahene ugakuye he? None ntikaba ari akibano? Kajyane ugasubize nyirako, kuko twebwe tudafite uburenganzira bwo kurya ikintu icyo ari cyo cyose cy'ikibano. Aransubiza ati, bampaye igihembo cyanjye, maze nako barakanyihera. Ariko nabwo sinamwemerera, ndamutegeka ngo akajyane agasubize bene ko, ndetse nkumva ankojeje isoni. Hanyuma araterura arambwira ati, mbese ye, za mfashanyo zawe zahereye he? Bya bikorwa byawe byiza byakugejeje kuki? Icyo byakumariye bose barakibonye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi. Umuntu w'intungane nta kimukangaranya, akomeza umutima akiringira Uhoraho. Hahirwa umuntu utinya Uhoraho, agahimbazwa n'amategeko ye. Urubyaro rwe ruzagira amaboko mu gihugu, ubwoko bw'abantu b'intungane bugira umugisha. Ntakangaranywa n'ibihuha bibi, akomeza umutima akiringira Uhoraho. Umutima we uhora mu gitereko, ntagire icyo yikanga, agashobora kwirebera uko abanzi be bigorerwa. Hahirwa umuntu ugira impuhwe kandi akaguriza abandi, agira ubuntu agaha abakene atiziganya. Ubutungane bwe bugahoraho iteka, akagendana ishema n'ubwemarare. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yezu bamwoherereza bamwe mu bafarizayi no mu baherodiyani kugira ngo bamufatire ku byo avuga. Baraza baramubwira bati, mwigisha, tuzi ko uvuga ukuri ntacyo wikanga, kuko udatinya amaso y'abantu, ahubwo wigisha inzira y'Imana mu kuri. Ese gutanga umusoro wa Kayizari biremewe cyangwa se ntibyemewe? Tujye tuwutanga cyangwa se tukoye kuwutanga? Ariko Yezu kuko yari azi uburyarya bwabo, arababwira ati, kuki muntega iyo mitego? Nimunzanire igiceri ndebe. Barakimuzanira. Yezu arababaza ati, iri shusho n'iri zina biriho ni ibyande? Baramusubiza bati, ni ibya Kayizari. Yezu niko kubabwira ati, ibya Kayizari mubisubize Kayizari, n'iby'Imana mubisubize Imana. Ngo avuga atyo baramutangarira cyane. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, amasomo atagatifu tumaze kumva aratwibutsa ko kimwe nka Tobiti, natwe dushobora kubwirwa amagambo y'urucantege yadutera kwicuza ibikorwa byiza twakoze. Yezu Kristo mu Ivanjili adusaba guha Imana ibyayo. Mu buzima bwacu bwa buri munsi dushobora guhura n'abaduca intege, bagatesha agaciro ibikorwa twakoze tubikoranye urukundo.
tukumva ko ibyago bitubayeho n'ibibazo duhuye nabyo ari igihano cy'Imana. Nyamara ntabwo ariko biri. Ibyago duhura nabyo hari igihe bidufasha kurushaho gukomera ku Mana no kugirira icyizere ko hari icyo yahindura mu buzima bwacu. Ibibazo by'abantu babana nk'uko tubibona hagati ya Tobiti n'umugore we, habamo kutizerana. Ntitugirire abandi icyizere, ugasanga bibaca intege, mu gucika intege nabo bakaziduca, ntihagire icyo tumarirana, ahubwo tugasubira inyuma mu mibanire yacu. Hari ukwinubirana. Uriya mugore yari amaze kwinubira ubuzima bwa Tobiti n'ibigeragezo yahuye nabyo, maze amubwira amagambo amusesereza, amagambo amutera kwicuza ibyiza yakoze. Aramucyurira. Mu mibanire yacu nabo tubana usanga ducyurirana, aho guterana inkunga no gufashanya muri byose. Turibuka umugore wa Yobu igihe yamubwiraga ngo natuke Imana apfe. Uyu munsi turabona umugore wa Tobiti nawe amucira urubanza, akamuca intege, akamwereka ko ibyo yakoze byose ntacyo bimaze kandi Imana itabibonye. Ahubwo abantu bamuhinduye urw'amenyo, ntibamucira n'akari urutega. Kwitana ba mwana mu bibazo abashakanye, aba bana bahura nabyo, usanga nabyo bica intege, ntibibafashe kureba mu cyerekezo kimwe, bagasubiranamo aho guterana inkunga. Ivanjiri iradusaba guha Imana ibyayo. Nubwo bariya bantu bemera ko Yezu avugisha ukuri kandi akayobora abantu mu nzira iganisha ku Mana, ntibabura kumubaza bamwinja kugira ngo bamuture mu mutego. Yezu iyo avuga ko batagomba gutanga umusoro, bari kumurega ko yigumura ku butegetsi bwa Kayizari kandi akayobya abandi. Iyo avuga ko ari ngombwa kutawutanga, yari kwangwa n'Abayahudi ndetse n'abari baramukurikiye, kuko bari baremerewe n'uburetwa, bifuzaga uwabaruhura uwo mutwaro. Yezu rero aratwumvisha ko Imana ifite uburenganzira busesuye nk'umuremyi wa byose. Ubuyobozi cyangwa se ubutegetsi busanzwe ntibukwiye kubuza ubwigenge bwo gukorera Imana abo bushinzwe, ahubwo bugomba kubafasha kurushaho kumva ko Imana ari musumba byose, kandi ibyo yaduhaye tugomba kubikoresha neza mu nzira yo kuyiyoboka. Iby'Imana rero tubihe Imana. Iby'Imana n'ubuzima bwacu, dutanga ubuzima bwacu tubwegurire Imana. Iby'Imana ni umutima w'urukundo yaturemanye, dukunda abandi kandi tubagaragarize umutima mwiza. Iby'Imana ni imbaraga duhabwa n'ingabire duhabwa nayo, kugira ngo dufashe abandi kuyimenya, kuyikunda ndetse no kuyikorera. Icyo Yezu adusaba ni ukutihambira ku butunzi bwatubuza amahirwe yo kuzabana n'Imana ubuziraherezo. Umukiro rero ni ubukire, ariko ubukire bwose si umukiro. Twirinde bwa bukire butujyana kure y'Imana, ahubwo duharanire gukoresha ibyo twahawe byose mu nzira ziboneye z'ubutungane kandi z'ubutabera. Dusabe Nyagasani ingabire yo gushishoza no gukora iteka ibihesha izina ry'ikuzo. Tumwegurire ubuzima bwacu, tumenye ibyo tumugomba, maze tubimuhe, kuko ari Imana ikwiye ikuzo n'ibisingizo ubu n'iteka ryose. Amina. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose kandi akabana nyir'impuhwe, nabaha umugisha, abarinda, bakomeza biteho, abaha amahoro. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.